There is nothing more special than seeing your children grow up to be the best person they can be. Health is not a goal, it's a way of living. He who has health has hope, and he who has hope has everything. Ikaze muvandimwe wowe uduteza amatwi, ikaze kandi mu kiganiro cyacu cy'ubuzima mu nama y'ubuzima. Reka rero mbonereho nanagushimire kubwo urukundo utwereka buri munsi ndetse no kubw'inkunga mudutera za buri munsi. Nawe rero utarakora share, ndagusabye ngo ukore share, ukore like, subscribe ndetse na comment. Uba uduteye inkunga ikomeye kandi bituma tuba motivated, bityo bigatuma dukomeza uyu murimo twiyemeje, bityo tugakora ibiganiro byinshi kandi bifite akamaro kuri wowe ndetse no kuri twebwe. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turibanda cyane ku isukari ndetse n'ingaruka z'isukari ku bwonko bw'umwana. Burya rero amateka y'umuntu ntabwo atangira iyo umuntu avutse, ahubwo amateka y'umuntu atangira akiri mu nda cyangwa se mu gusama. Niho amateka y'umuntu atangira, maze agakomeza umuntu akavuka, bityo agakomeza kugeza aho igihe umuntu yitabye Imana. Kandi nanone burya ibice by'umubiri byinshi cyane by'umwana bikorwa mu gihe umwana akiri mu nda. Ni nayo mpamvu umubyeyi wese utwite agomba kwita ku biryo arya, kuko ibyo arya nibyo agaburira n'uruhinja ruba ruri mu nda, kandi ibi bifite akamaro ndetse bifite ingaruka nziza cyangwa se mbi ku mubyeyi utwite kandi no ku ruhinja ruri mu nda rutaravuka. Ni byiza rero ko umubyeyi wese utwite agira ibiryo arya ari ibiryo byiza kandi ari ibiryo bifite akamaro kandi birimo intungamubiri nyinshi kandi nziza, kuko bizamugirira akamaro ubwe ku buzima bwe kandi bizagirira n'akamaro umwana uri mu nda. Ababyeyi rero ni byiza ko basobanukirwa ibiryo bakwiriye kurya mu gihe batwite, kandi bagasobanukirwa imba bifite akamaro cyangwa se nta kamaro bifite. Reka nongere mbibutse ko mukurikiranye ikiganiro cy'ubuzima mu nama y'ubuzima. Imba aribwo bwa mbere uri kumva iki kiganiro cy'ubuzima mu nama y'ubuzima, ndagusabye ngo dutere inkunga, ukore share, subscribe, like ndetse na comment. Ni kangahe se tujya twibaza ndetse tugaha umwanya tukita ku biryo abana bacu barya, cyane abana batoya, abana bajya mu mashuri, abana bari mu mashuri ya mbere. Tugomba kubitaho tukabamenyera ibiryo, kuko iyo bononekaye ndetse bononekariye ku isahane twebwe twabagaburiye, ibyo byitirirwa ko ari twebwe twabononye. Ni byiza rero ko abana bacu dusobanukirwa ibiryo barya ndetse tukabaha ibiryo bibafitiye akamaro, kuko ibiryo bifite ubushobozi bwo konona ndetse no gutuma abana bagira ubuzima bwiza. Mbibutse ko ikiganiro cyacu turi kureba ingaruka z'isukari ku bwonko bw'umwana. Isukari rero iyo yabaye nyinshi mu mubiri bitewe n'ibiryo umuntu aba yariye, yonona ubwonko mu buryo bw'uko imitsi ijyana amaraso ku bwonko irononekara, maze yamara kononekara bitewe n'isukari nyinshi yabaye mu mubiri, bikagira ingaruka ku bwonko ndetse no ku maso, ndetse bigatuma nanone umuntu ashobora kugira indwara z'amaso. Iyindi ngaruka y'isukari nyinshi mu mubiri nuko ituma umwana adakurikira ku ishuri.
cyane cyane umwana ugasanga ntakurikira muri class, ugasanga umwana performances ye ku ishuri, amasomo umwana aratsindwa, bidatewe nuko umwana ari ikigori cyangwa se nta bwenge afite, ahubwo bitewe n'ibiryo bibi umwana arya. Ibi akaba ari ibiryo biba birimo isukari nyinshi, bifite carbohydrate nyinshi. Ikindi nuko isukari ituma umwana agira ikibazo cyo kutinda kuvuga, kubera ko ubwonko buba bwononekaye, iyo bita part ya thinking capacity ndetse na cognitive part yo mu bwonko nayo iba yagize ikibazo, bituma umwana kandi agira ikibazo cyo gufata mu mutwe, ndetse bigatuma no kwiga ururimi umwana bimunanira, bityo bigatuma umwana atinda kuvuga. Ugasanga rero umwana w'imyaka 4 aravuga nk'umwana w'imyaka 2, cyangwa se n'umwana w'imyaka 2 akaba amurusha kuvuga. Ikindi nuko nanone habamo ikibazo cy'imyifatire y'umwana, umuco cyangwa se imico, ugasanga umwana afite imico mibi. Ikindi niyo bita thinking capacity cyangwa se gutekereza, cyangwa se judgment insight, ugasanga ibyo byose biri hasi, bityo bigatuma umwana gutekereza kwe kuba ari uko umwana w'imyaka 2 cyangwa 1. Ni byiza rero ko twita ku bana bacu tukamenya ibyo bari kurya, kuko bimwe bafitiye ingaruka mbi. Nkuko turi kubona ingaruka z'isukari, ntabwo ari isukari gusa rero, hari n'ibindi byinshi bifite ingaruka mbi ku bana. Urugero natanga ni nka amavuta, cyane cyane n'ibindi bintu bijyanye byose n'amafiriti. Ibi nabyo bifite ingaruka ku bwonko bw'abana, ariko tuzabiganiraho mu kiganiro tuzakora kindi. Ibiryo rero bikubiyemo isukari cyangwa se bifite isukari nyinshi ndetse birimo amacarbohydrate menshi, harimo white bread n'umugati w'umweru, kandi harimo amadrink y'ubwoko bwose. Aya ni amadrink atandukanye, cyane cyane amadrink akorerwa mu nganda. Ikindi ni amabiswi atandukanye nayo, ndetse harimo amakekes, donuts ndetse na za bombo. Ibi byose byongera isukari mu maraso, bityo bikonona ubwonko bw'umwana. Ikindi ni cornflakes, jam, white rice, chocolate ndetse n'amacrackers. Ibi nabyo byongera isukari mu mubiri, maze isukari iyi ikonona ubwonko bw'umwana, bityo bigatuma ubwonko bw'umwana budakora neza, ndetse bigatuma umwana asubira hasi mu bijyanye n'amashuri. Ibindi harimo amata atandukanye, urugero sour milk, ndetse ibindi ni yogurt, ice cream n'ibindi byose biryohereye, cyangwa se ibindi bintu byose byongerwamo isukari. Ikindi nakongeraho nuko harimo ndetse n'izindi mbuto nazo umuntu akwiriye kwitondera, imbuto nk'imineke. Imineke ni byiza ko abana batarya imineke myinshi, kuko imineke irimo isukari nyinshi, kandi tumaze kubona ko isukari nyinshi ifite ikibazo ku bwonko. Reka rero twite ku bana bacu, tubagaburire ibintu bikwiriye kandi ibintu bizabagirira akamaro, bizatuma baba abantu bazagirira igihugu kandi bazakunda igihugu, ndetse bagakunda n'abatura gihugu. Kandi nanone ni byiza ko
tumenya ibyo dukwiriye kubaha abana bacu. Biramutse rero bitagushobokeye ko ibi bintu ubihagarika burundu, ushobora kubigabanya. Imba buri munsi umwana wawe yanywaga drink, ukahindura byibuza ukajya ubikora rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri cyangwa se rimwe mu kwezi, bitewe nuko bigushobokeye, ariko ukagabanya urugero rw'ibi bintu byonona ubwonko bw'abana bacu. Ibintu rero yenda se mu bintu ushaka kuvuga ati se noneho ibi mbikuyeho umwana wanjye yajya arya iki? Ibi ni bimwe waha umwana ushobora kujya umutekera, cyangwa se ushobora kujya umutekera cyane cyane abana bajya ku mashuri. Ukabyuka mu gatondo ukamutekera ibiryo maze akava mu rugo ariye, ndetse yaba ari n'ifunguro rya saa sita ukarimukorera, maze rikaba ari ifunguro rikwiriye kandi ryiza, ariko ikitonderwa akaba atari ifunguro ririmo ibintu bijyanye n'ibintu birimo amavuta menshi, ndetse n'ibintu birimo ibintu by'isukari byinshi. Ibintu rero yenda se nanone ikindi wakorera umwana ushaka kumugaburira igikoma cya soya, igikoma cy'amata, igikoma cy'uburo, ndetse igikoma cy'amasaka, igikoma cya wheat. Iki gifite intungamubiri nyinshi zizagirira umwana wawe akamaro. Ibindi, aho kugira ngo umuhe white bread, ushobora kumuha brown bread, ndetse ukamukorera n'umutobe wakozwe n'intoki zawe. Uyu ni umutobe ukoresheje imbuto zitandukanye: apple, mango, oranges, ndetse pineapples, kiwi, strawberries, grapes and grapefruits, ni n'ayandi matunda atandukanye y'ubwoko bwinshi, ariko ukirinda gushyiramo imineke, kuko imineke ifite isukari nyinshi. Ubwo ibintu byose bifite isukari nyinshi wajya ubigabanya kugira ngo bitakononera ifunguro wateguriye umwana. Reka rero twite ku bana bacu, tubamenyere ibiryo byiza bizagirira akamaro, kandi bizatuma baba abantu beza, kandi bikazatuma abana bacu bakura bakunda Imana, kandi bakunda n'abantu, kandi bizera n'Imana. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi naha tugisozereje, ariko munyemerere mbasigire aya magambo yavuzwe na nyakwigendera Perezida Nelson Mandela. History will judge us by the difference we make in the everyday life of children. Maze undi nawe aravuga ngo the visions we offer our children shape the future. Murakoze, naho ubutaha. Shalom shalom.